nitwa Willy Serugo Mwambutsa. Yego. Uvuze ko uri umwishwa w'abasama. Wowe ntabwo bugira. Nasaba imbabazi. Be nagiye mbona amakuru, nagiye nakira telefone zitandukanye, nagiye nakira abakozi b'Imana banganiriza. Yego. Hanyuma ejo bundi mu gitaramo cawe nari ndimo, ariko abantu bamwe bitotombera imiririmbire yawe. Yes. Igitondo ciza abo bwakeye, umugoroba mwiza kubo bwije. Turamukije abantu bose bumva ururimi tuvuga, turamukije abantu bose badukunda, turamukije abantu bose badusengera, turamukije abantu bose batwifuriza ibyiza umunsi ku wundi. Tubahaye ikaze kuri Ineza Live TV. Ni umunsi mwiza, umunsi w'ibyishimo, umunsi w'ibitwenge, mbese meze nk'umushumba wabjajije inka 8 mu kibuga kimwe. Reka ntangire nakira umutumirwa, turakwakiriye. Urakoze cyane bwana Ndakize. Turakwakiriye cyane rwose, ngo wegere n'Imana igumugisha. Urakoze cyane. Niko baza bavuga mu kanisa. Ngo turabakire n'Imana mu ijoro bamugisha. Urakoze cyane. Ariko kubera ko ndi kumwe n'umukozi w'Imana, si twatangira tuteregeje Imana kugira ngo ibyo tuvuga byose, gahunda zose tugiye gukora tuyoborwe n'Imana. Ndi wosenga. Takibazo. Yego, ngaho twiragize Imana. Mwami Imana turagushima kuko uri Imana yacu, kandi uri umubyeyi wacu, kandi uri byose. Muri wowe turiho, muri wowe turagenda, muri wowe turahumeka, muri wowe dufite ubuzima, muri wowe dufite umunezero wuzuye. Turi hano muri no studio ya mwene data Ndakize kuri Ineza Live TV. Ndakwingiza kugira ngo mu biganiro turi buze kuganira bize gufasha uyu nguyu dukurikiye n'uzadukurikira hanyuma, kandi bibi byungura ibyagura imitima y'ubwenge bwacu. Umugisha ino channel ya Ineza Live TV, umugisha mwene data Ndakize, mwagure umugirire neza ni mu izina rya Yesu. Amen. Yego, nkuko bisanzwe rero murabona ko dufite ibyishimo, abantu baba tubona ko turaseka cyane, turanezerewe, tumerewe neza kuko turi muri bamwe b'abanyamahirwe uyu munsi. Twakiriye umukozi w'Imana, twakiriye umuvugabutumwa, twakiriye umupasiteri, twakiriye umuntu ugabura iby'Imana. Mumeze mute? Turaho. Murakomeye. Turakomeye. Ahandi muraho. Turashima Imana kwe. Ese bavuga ngo ahandi mumeze gute, bavuga hehe? Ni imvugo ireme ikiganiro kugira ngo kirusheho kurambuka, kirusheho kuba cyiza, kirusheho kuba kirekire cyiza mu miganirire y'abantu. Iyo mwavuye mwasize amahoro? Turi amahoro. Twese turakomeye. Reka wenda dutangire twibwirana kubera ko biri muri bimwe bigize umuco nyamurenge. Okay. Urabizi ko umuntu yacaga ku rugo kavuga ngo ese sha uri mwene nde, uruwande. Kwibwirana ni umuco w'abanyamurenge, kandi ni umuco wa Gikristo. Mbese nje ndakuzi, ariko wenda abandi bashaka ko batakuzi ari ubwa mbere bakubonye. Rero umuntu witwa Willy ni muntu ki? Mbese mbibwire. Yego. Mu kinyamurenge cyane. Okay. Nitwa Willy Serugo Mwambutsa. Yego. Mfite amazina 3. Ntuye hano Kasarani. Kuba haza ahantu bita Seasons. Ndubatse, ndi umupapa, mfite abana 3. Ndi umunyabyinshi. Mu nzu y'abakabu. Hanyuma nkaba umwishwa w'abasama. Murakoze, ndagira ngo ibyo birahagije. Wenda icyo nibagiwe, nkaba nkunda Imana.
nshimishwa nuko umuntu yanyita umwana w'Imana kuruta uko anyita andi mazina yose numva twitwa abantu batwita kandi twahamagawe twahawe n'Imana, ariko ngiye kiruta byose numva kuba ndi umwana w'Imana bihagije. Birampagije, birandyoheye, bindeye ishema kuruta uko wampamagara ngo Pastor Willy, kuruta uko wampamagara ukundi kose wampamagara. Ndi umwana w'Imana, Imana ibaho umugisha. Yego. Uvuze ko uri umwishwa w'abasama. Wowe nta bwoba ugira? Kubera ko ndagira nubwo ngira buke si bwinshi, ubwo ngira buke nimba koko ibyo bavuga ari ukuri basi niyo mpamvu mbugira ubwo buke. Nabonye umugabo umwe avuga ngo impamvu mbonye aza akora igitaramo ku manywa ngo azatinya ijoro kubera ubwoba agira. None nawe uvuze ko ukomoka aho hantu, nama numva ko wenda ushobora kuba 50 uri umunyabwoba, indi 50 utariwe. Anyway, nibyo abantu bavuga, ariko nimba koko ibyo bavuga ari byo kandi nibyo bavuga ntacyo bitwaye, kugira ubwoba ntacyo bitwaye, kutabugira ntacyo bitwaye, ni uburyo bwa muntu, ni uburyo bwa miterere ya muntu. So nimba rero ari byo bukeya, kuko nta utagira ubwoba we hari icyo abuza. Ako kanyama k'ubwoba ni keza mu muntu, kuko iyo utabugira uhitana cyose. Niko bakundi bazavuga ngo nta nyama y'ubwoba agira. Ubwo rero abafite ikibazo nacyo ntaba ari normal. Siko Jesse mvuga ko ataba ari normal, ariko ndavuga ko hari icyo yaba abuze, kubera ko kugira ubwoba byonyine kuba bufite uburinzi muri wowe, hari icyo ubwoba bukubuza gukora. So uba ufite uburinzi rero kubw'icyo kintu ubwoba bukubuza gukora, kubw'impamvu y'ingaruka bishobora gutera. Yego. Niko mbyumva rero buke mfite, nimba ibyo koko ibyo bavuga ari ukuri basi. Yego. Rero umuntu witwa Willy yavukiye he? Yaba yarakishijwe ryari? Nakijijwe mu 2003, mbatizwa 2003. Mu mazi menshi? Mu mazi menshi. Kuva icyo gihe kugeza uyu munsi ndi mu nzu y'Imana, ndi mu bana b'Imana kugeza uyu munsi, kandi ndakomeje. Navukiye muri Kongo. Muri Kongo ahitwa he? Ahitwa Imirimba, Imarambo. Imirimba? Ni hafi n'iwacu. Imirimba? Mu rugo ni hehe? Turi Abanyendonda. none Imirimba no ku Ndondo ni hafi? Hose ni muri Kongo. Hose ni muri Kongo. Rero murabona ko ari umunsi w'ibyishimo, ni umunsi wo guseka, ni umunsi wo kuganira tukabohoka, turi kumwe n'umukozi w'Imana. Ariko se buriya turabizi kuri pasiteri, nje ndabizi, wenda harimo n'abandi babizi n'abandi batabizi, umwuga w'ubupasiteri cyangwa no kuririmba ubifatikanya gute? Kuko uri umuririmbyi turabizi, ibyo bintu byombi bibiri ubikora gute? Bwana Ndakize, ubusobanuro buroroshye bwabyo, ariko icyo navuga, kuba ndi umushumba uwo ni umuhamagaro, ni calling. Ni usomye mu Baefeso ibice 3:14, ibice 4:11, sorry, ibice 4:11 biravuga ngo bamwe yabagize. Yego. Abandi babagize kuba ba apotre, intumwa, abandi abahanuzi, abandi abavuga butumwa, abandi ibagira kuba abigisha, abandi bagira kuba bungeri. Yego. So ndumwe rero muri benshi bagizwe kuba umwungeri. Ndavuga rero kuba pasiteri. Donc narabigizwe n'umuhamagaro. Naho kuririmba ni impano.
ni impano kuva nk'uko mvuye kubikubwira ko nabatijwe mu 2003 ntaranabatizwa mbere yaho nari umuririmbyi natangiye kuririmba ndi muri Sunday school mbatizwa ndirimba nkomereza gutyo kugeza uyu munsi ndacyari umuririmbyi kandi ndabikomeje kuko ni impano ndaho izisha ntizishira yego so ni nk'uko nabisobanura urakoze. bavuga ko akenshi impano igiraho ikomoka. wowe impano yo kuririmba ikura kuri inde? njyewe koko nimba ibyo bavuga ari byo ariko impano njye nyikomora hombi. uruhande rwo kwa papa turi abaririmbyi, mfite barumuna banjye benshi b'abaririmbyi, mfite bashiki banjye benshi b'abaririmbyi. so icyo cyonyine na sogokuru byara data mwambutsa ni umuririmbyi n'uyu munsi. so tubikuraho donc ntekereza ko turi abaririmbyi byavuye ngiwacu kwa sogokuru biramanuka ku babyeyi bacu natwe abana ndetse n'abana bacu nabo barabitangiye. so hanyuma no ku ruhande kwa mama rw'abasama nabo ni abaririmbyi cyane ahubwo. so njye rero iyo mvuga ko bikomora hombi numva nta kibazo kirimo kuko impande zombi aho mvuka hombi ni abaririmbyi. n'abaririmbyi urumva ni bya bindi nyine ngo isuku gira isoko. ariyo niko baza bavuga. hanyuma wenda ndakubaza ibintu byinshi bya Bibiliya kuko uri umushumba. okay. hari umuhamagaro. turabizi ko hari umuhamagaro, umuntu agira umuhamagaro we, ariko se abantu bahamagawe bo urabavugaho iki? hari abihamagaye, turabizi hari abihamagaye. ibo ni uwe butumwa wabagenera? abihamagaye cyangwa bahamagawe cyangwa ntandukanye imihamagaro? abihamagaye yego. abihamagaye ndabaza nkubaze kugira ngo numve icyo ushaka kubaza. abihamagaye gukorera Imana? yego. batahamagawe n'ibyo n'inshingano bihaye, ibyo ntibiri mu bushake bw'Imana, nibo ubwabo babyishiriyeho. abo bantu nihe message babagira? imessage nabagenera ni imwe, kandi wenda mu myemerere nyikure muri understanding ya Bibiliya. umunsi umwe Yesu yatumye intumwa kuja kubwiriza, zishitse iyo zakajyaga zisanga hari undi mugwi w'abasore nawe urimo urabwiriza ariko utari muri timu ya Yesu n'intumwa, kandi bakabwiriza mu izina rya Yesu. hanyuma intumwa zirarakara, ziza zarakaye, ziza zije kurega, zibwira Yesu ziramubwira ati hari abantu twasanze nabo barimo barabwiriza kandi ko barabwiriza mu izina ryawe, ntibyatumereye neza. Yesu arabitegeza arabibwira, sasa atari abantu barimo babwiriza mu izina ryanje, mubareka abo bari mu ruhande rwacu ntacyo bitwaye. message kuri abo bantu bihamagaye, uvuga ko bihamagaye nimba bariho kandi barashobora kuba bahari, babikore neza, nibasoma Bibiliya bagasenga cyane, bagasoma cyane, bagasenga cyane, ntacyo byangiza. niko bimeze. hanyuma se abahamagawe bo nihe message bagenera? nabo nuko basome cyane, basenge cyane kugira ngo bahishurirwe cyane Yesu, begere umwuka, kuko umwuka afite umumaro ukomeye muri twebwe wo kuduhishurira Kristo. ndagasubiramo bwana ndakize, umumaro ukomeye cyane wa mwuka wera muri twe ni uwo kuduhishurira, ni uwo kutwigisha, ni uwo kudusobanurira Kristo Yesu. buriya yagiye abantu bataramuhishurirwa. yego.
iyo hataza kubaho pentekoste mu cyumba cyo hejuru intumwa ibirimi by'umuriro umwuka ugaragara mu birimi by'umuriro bawuzura ngo bagira ubushizi bw'amanga bwo guhamya biravuga ngo barigishije mu byakozwe n'intumwa ibice 3 ngo hakizwa abantu 5,000 bitarigeze bibaho mu ntumwa kubera iki umwuka yabamanukiye iyo yamanutse mu muntu wagize ibihe byo gusenga ukagira ibihe byo gusoma Bibiliya umwuka wera umurimo akora muri wowe aguhishurira Kristo akamuhishura akamukwigisha ukamumenya iyo rero wamaze kumumenya biroroshye kumwigisha abandi so ari abahamagawe ari abatarahamagawe igikuru ni uguhishurirwa Kristo mu nzira ya mwuka wera yego hanyuma wenda nguce mu ijambo yego wavuze abahamagawe nabihamagaye none nongeramo akandi kantu n'abakristo basanzwe bo mu ndaraza nabibi birabareba basenge basome kugira ngo bahishurirwe Kristo kuko uwo ni umurimo wa buri wese yego twebwe nk'abapasiteri turi imbere kugira ngo tubahayobore habeho leadership tubayobore tubigishe tubahane tubereke inzira tubahishurire Kristo ikindi umumaro w'abashumba bahamagawe ni ukugira ngo dupushinga abantu bajye muri Kristo neza mu buryo bukwiye urimo kumva bajyemo neza mu buryo bukwiye sasa ibyo bwana ndakize birareba buri umwe wese birareba bahamagawe natwe dukeneye kumenya Kristo ntabwo dushinzwe kumwigisha gusa kuko ntiwakwigisha icyo utazi ntiwabwiriza icyo utahawe utahishuriwe so ari twebwe ari abo ngabo bita ngo ntibahamagawe je ndongeramo n'abakristo n'abana bacu n'abantu bose tugerageze uko dushoboye kose duhishurirwe Kristo mu nzira ya mwuka wera mu nzira ebyiri gusenga no gusoma ijambo amen Imana igumugisha amen urakoze cyane ngira ngo ico kirumvikanye kibaye clear kugendana n'Imana bifasha iki ubuzima bwa muntu kugendana n'Imana ubundi nibwo buzima ubundi bwose butari ukugendana n'Imana kubana n'Imana gushudika n'Imana kuba hafi y'Imana ibitari ibyo ngibyo ni ukuri kose mu byerekeye iby'umusaraba mu byerekeye iby'urugendo rwo muri Kristo Yesu niwe nzira n'ukuri n'ubugingo ibitari ibyo ngibyo ni secular ni mwisi so icyo rero Bibiliya yitwa kumurikirwa icyo Bibiliya yitwa guhabwa ubugingo icyo Bibiliya yita kugira ubuzima buzira umuze muri Kristo Yesu niko kugendana n'Imana yego so hirya yaho ni ubuzima budafite Imana hari ibintu abantu wenda bafitiye nk'amatsiko kumenya ko ubu ngubu ngiye nshobora kwibaza ngo itorero ryaba ryaratangijwe n'abantu bangahe itorero rya Kristo yego ryatangijwe n'abantu 12 arizo za ntumwa ni ukuvuga ngo nibo baritangije nta rindi bigeze bahasanga ngo bakomezanye naryo izindi zari idini zari amasinagogi y'abafarisayo abasadukayo abanditsi hanyuma Pentecost itorero rya Kristo ryatangijwe n'abantu 12 hanyuma rero ejo bundi tugira durya tubona afishe yawe ivuga hejuru ya ministeri yitwa ngo ni shout hallelujah kubera iki wahisemo izina ry'icyongereza ntiwakoresha ikinyamurenge ni mu buryo busa bwo kwita nashatse ubusobanuro bwa vision noneho hamaze gutibukamo shout hallelujah noneho ndiburira irindi zina uburyo nabyita mu kinyamurenge ariko icyabinteye cyane nk'uko warubajije nashatse izina ryisangamo abantu bose ndavuga abavuga icyongereza abavuga igiswahili ndetse n'ikinyamurenge bwana ndakize
ubu ngubu ku rugero mu mbabarire abadukurikiranye mvuge abari hano muri Kenya, abari muri Amerika, abari muri Canada, Australia, mu Bwongereza, mu Europe hose, abari i Bugande, abari mu Rwanda, wenda ibihugu bikoresha igifaransa, igifaransa nibyo navuga ko wenda iyo shout na haleluya yo ni ijambo tuzi twese. Yego. Ariko shout ni ijambo ryumvikana. Ndanumva iyo nagiye gutarama mu makanisa atandukanye hano iwacu muri Kenya, ndanumva umuntu yavuga ngo reka dutange haleluya, umusobanuzi wasobanura igiswahili akavuga ngo wacha tu shout haleluya. Ego. So ariko njyewe mbifitemo ishurirwa rikomeye n'undi mugabo dufitanye no muhamagara wa shout haleluya. Haleluya no kuvuga ngo praise the Lord, no kuvuga ngo Imana ishimwe. So ni twiyumvishe mu muhamagaro wo kubwira abantu ngo no matter what, uko ibintu byaba bimeze kose, ubuzima bwose urimo. Yego. Ambassadors y'u Rwanda yararimbye iravuga ngo biriho byinshi biracyariho byatuma dushima Imana. Nubwo waba unyura mu bigeragezo, iyo ndirimbo ese hagize uririmba ngo ube nk'uririmbaho ubu nyibutse lyrics amagambo y'iyo ndirimbo noye kubwira mu magambo ariko ntajwe noye heza. So donc uko byaba bimeze kose Bwana Ndakize, mu buzima bwose, waba urwaye, waba uri muzima, waba wapfushije, waba sinzi uko umeze, waba uraye, waba ufite ipantaro imwe, praise the Lord. Amen. Yes. Shout hallelujah. Niryo banga n'intwaro ubu nyine ndi kurwanisha hano muri Kenya, hirya no hino, iri kugenda ikora ibitangaza n'ibimenyetso mwivuga butumwa hongya hose, kuko iyo nimbwira abantu uko bimeze kose, biriya muba Korinto ba mbere iravuga ngo niki cyadutandukanya n'urukundo rw'Imana. Sorry, Paulo yandikiye Abaroma, niki cyadutandukanya n'urukundo rw'Imana? Niki namakuba, ni ibyago se, niki? So muri byose nta na kimwe dushima Imana rero. Amen. Hanyuma abagalatiya baravuga ngo mu bibaho byose mushima Imana. Mushima Imana. So gushima Imana rero niyo ntego dufite yo kubwira abantu baze dufatikanye dushouting haleluya, tuvuge haleluya, dushima Imana uko bimeze kose. Tubimenyereye ko hari amatsinda bahari, ushobora kwibaza ntese shout haleluya ni izina wiyise nka karere ugiye gukoramo y'indirimbo cyangwa se ni ministeri? Ntabwira aba ministeri ukundi, ariko n'izina turimo turakoramo ibikorwa, kuko sinje njyenyine. Iyo nza kuba njyenyine yari kuba yitwa Widi. Ariko sinshaka kugaragara mugani wa yandirimbo, ari kubera ko nzi yuko turi benshi. Erega n'ubundi Bwana Ndakize, kuririmba simbishoboye ndi jenyine. Yego. Keneye umugabo bita Muragize, pianiste. Nkeneye umugabo bita Swaga, kuba muzi. Donc abo ndi kuvuga na abacuranzi. Nkeneye umuririmbyi bita Jolie ku rugero, n'undi bita Sharon, umwe arimbe Alto, undi arimbe gutyo. So muri groupe rero, muri team, ntabwo rero nari kuzanamo ngo Widi. Kandi sinabikunda njewe. Wenda abandi ntacyo bibatwaye, kandi nanjye ntacyo bitwaye, gusa nuko utabikunda. So niyo mpamvu shout haleluya ari izina turimo turakoreramo nk'umugwi, nk'abantu twihuza hamwe tuba tureka dutegure igikorwa kiri buze gutanga impact mu bantu, tukaramya tugahimbaza ubwiza bw'Imana bwamanuka. Guess what? Iyo ubwiza bw'Imana bwamanutse, indwara zirakira, abari bihebye imitima irakira, abari bakomeretse imitima yakira ubuntu n'amahoro y'Imana. So in the presence of God biravuga ngo niho gusa mu munezero wuzuye. So ni muri urwo rwego rero shout haleluya ni umugwi
ni izina dukoreramo n'abandi bagabo kamuragizi n'abandi hirya no hino, so ni nk'uko nabisobanura. yego. Hanyuma ejo bundi mu gitaramo cyawe nari ndimo, ariko abantu bamwe bitotombera imiririmbire yawe, bavuga ko nyamara nubwo uririmba neza ariko hari message utwima kubera ko ukoresha icongereza gusa. Ese ibyo bintu urabona ugiye kugaburira ba bandi batumva icongereza bene wacu, cyangwa wenda ni message ushaka kubanza gutanga mu mahanga hanyuma twebwe kazotugarukaho nyuma? Bwana Ndakize, umbarije ikibazo cyiza cyane cyanatumye wenda kino kiganiro nshishimira. Ndakize, Bwana Ndakize munyamakuru, yego, iyo ni imbogamizi mfite nshaka kubwira n'abantu bose bakurikirana Ineza Live TV. yego, umunyamakuru Ndakize, ndasaba imbabazi. Nagiye mbona amakuru, nagiye nakira telefone zitandukanye, nagiye nakira abakozi b'Imana banganiriza ku rugero mberutse mu gitaramo ku cyumweru. Uyu munsi turi kuwa kabiri, ndagira ngo yego, kuwa cyumweru naragurutse ahantu ngiye kuririmba indirimbo. Umugabo twari turi kumwe ahambwira ngo se ngo muri uyu munezero umeze gutya, ngo igitaramo catibutse gutya, uko sugiye kuririmba icongereza kandi. yego, yo okay, ndashaka kwisegura akantu kamwe. 2012 mu 2012 nibwo navuze tereka nitoza indirimbo z'ibiswahili n'ibyongereza. Ndabyitoza kuko numvaga uburinzi bwanjye nshaka kubwagura, ministry nshaka kuyagura cyane. Fata umwanya wo kwiga, ntangira kwigisha ururimi rwanje kuririmba icyongereza, ntangira gutraininga ururimi rwanje kuririmba igiswahili. Tekereza kuva 2012 kugeza uyu munsi nizo ndirimbo ndirimba. So noneho kubera kubyiga cyane, murumva kwiga ururimi tarugwawe, kumenya kururirimba, kumenya ku communicating n'abantu, congregations, ibintu nk'ibyo. So byantwaye igihe kinini, imyaka 12, imyaka yose mwumva mvuye kuvuga, kugira ngo ngere aho ngeze ubu ngubu. Noneho ubu nyine iyo nagiye mu makanisa y'iwacu bikangora. Reka mvuge kano kantu. Uzi yuko indirimbo icyo gihe 2012 nyuma yaho twaririmbaga ari indirimbo za lalume za kera zitwa ngo urera mana urera mana, hakaba n'izindi oh haleluya narakijijwe, hakaba n'izindi z'i Burundi zitwaga ngo ni imbabazi za Yesu ngewe zarantangaje, za kera kabisa, zo muri iyo myaka nyine. Ngewe rero nagera mu makanisa y'iwacu akaba ari zo nzana, kumbe ndiziheru. Mbese we nta makuru y'ibisho, nta makuru ntaye. Kubera ko nkorera, nagiye muri Afrika y'Amajepfo nkomeza music. Urumva rero iyo ngiyo noneho nta Kinyarwanda, nta Giswahili n'icongereza gusa, n'icongereza n'indimi z'iyo ngiyo. Aho ngarukiye muri Kenya mpita njya Mombasa. Mombasa nari mpamaze imyaka irenga 5. So ubu rero ndi hano, ndi muri Sitamu mu Bakenya toujours. Nizo ndirimbo ni so niyo mbogamizi nkuko nari nkubwiye bwana munyamakuru, niyo mbogamizi mfite. Ariko ndagira ngo mbizeze abantu badukurikiranye ikintu kimwe. Ndashaka kubizeza ko ikibazo s'ururimi, ikibazo ni amateraniro kumanuka mu muntu, ikibazo n'ubwiza bw'Imana kumanuka mu materaniro. Yes, ndabyumva, umuntu agomba kumva, abakristo bagomba, ni byiza ko bumva ibyo umuntu ari kuririmba. Ndabyumva cyane, ndabyubaha, nanje ndumutamzi kimwe namwe mudukurikiye, ndabyumva bigomba kubaho. Ariko tuzajya tugerageza nimba indirimbo igiye kuririmbwa ari icongereza, aho guhabeho kubanza gusemura ico bivuze mugiye kuririmba, ico kugira ngo bumve ibyo tugiye kuririmba ibyo ari byo.
hanyuma ariko ikigenderewe cyane ni ubwiza bw'Imana mu materaniro ya urumva ko sinzi ko nabivuze uko neza ariko numvaga nshaka kubwira abantu ko ikibazo atari icyongereza cyangwa igiswahili kandi bidakuyeho ko nanjye ngomba kumva ko abantu bagomba kumva indirimbo ikivuga kugira ngo bajye bafashwa kuko gufashwa kumva hanyuma melody hanyuma uburyo umuririmbyi amavuta arimo nibyo bitanga umunezero n'amateraniro kuba amateraniro cyane bagerageje gushira ibintu byose kuri gahunda kugira ngo abantu bumve indirimbo hanyuma dufatikanye guhimbaza Imana hanyuma dukomeze tugire ubusabane mu bwiza bw'Imana bw'amateraniro rwose ibyo ngibyo turabizirikana urumva ko akantu arakumvishije ngize amahirwe nayo barakakubwiye rwose icyo kintu urumva ko cabaye imbogamizi rwose narinjanye nabakaka nkabangahe tese noneho mwukagira Imana we kuriya karaturirimbira ntitwatwumvaga numva nyine ni imbogamizi ariko ngira ngo ubusobanuro n'ubwo ngubwo duhaye bigiye kuzasobanuka neza bigiye kuzaja ku murongo neza kugira ngo twese tuza tunezerwa twatwumva ico message ivuze rwose hanyuma rero tugana ku musozo wenda ukoresha social media watubwira imbuga ukoreraho aho umuntu yakubona kugira ngo n'ugushaka wenda azamenya gukura rwose yego bavandimwe mudukurikiranye social media nkoresha yitwa Shout Hallelujah wenda hariho indirimbo njyamo na nyinshi zitwa Shout Hallelujah zihita ziza iyo wanditse mu buryo ariko uhita ureba pica yacu utumenya ndabasaba inkunga ndabasaba kudukurikirana ndabasaba gukanda kuri subscribe yes mudufashe muduteze imbere ikindi kandi ngaruka no kuri Ineza Live TV rwose muneke dushigikire mwene data ndakize kugira ngo azamuke arimo arakora ibikorwa byiza arimo arateza abantu imbere donc ibiganiro byiwe usanga ari ibiganiro biri decent biri byiza so tumushigikire kandi kumushigikira ngo ndibigoye niko YouTube ibivuga ni subscribe ni like comment na share utwo gusa utuntu kandi tutwara amayinite so tugushigikire Imana igumugisha ukoresha Instagram na X not really ndacyari kuri YouTube gusa warashara kuri YouTube gusa izina ni Shout Hallelujah hari ifoto yawe okay shuti bakunzi ba Ineza Live TV no kuri mugendemo kandi kuri kara kantu k'umutuku mugakande gusa ni mumara murebe bizo isakomeza gukora dukomeze twagure ubwami bw'Imana hanyuma rero ngira ngo umuntu agushaka yagusanga hehe kuri telefone nimero zanjye ziri kuri YouTube kandi hariho ibintu byinshi tufite tanga kuba bikeneye wenda cyane cyane ndabwira abakozi b'Imana wenda bashobora kuba bakurikirana nako ndabizi muri benshi mukurikirana Ineza Live TV ngende umucoach ku bintu byerekeye praise and worship yego umutoza haba mu majwi haba no mu mahugurwa so igihe cyose waba ukeneye ubufasha ubwo ari bwo bwose bwo gupushinga no gupromotinga no gukuza iyo team watumenyesha watubwira tugapangana kugira ngo tuze dufatikanye kwagura ubwiza bw'Imana ni ngombwa ko amatorero yacu afata ino ministry ya praise and worship mu buryo budasanzwe uyiha agaciro kuyuha umwanya kuko ni ministry ifite inkingi ikomeye mu itorero so abantu bose babikeneye bumva ari byiza bifite akamaro mu itorero mwabadu reaching out tugafatikanya tukazamura ubwiza bw'Imana n'ubwami bw'Imana bugakomeza bukaguka yego hanyuma urumva uvuze ko uri umutoza ariko tuzi ko hari serivisi utanga ariko n'ugukeneye akagera iyo atanga mu bintu bijanye n'amafaranga okay
bihagaze bite? urakoze cyane, ikibazo cyiza cyari kiciyeho. Kubera ko ndi umutoza ari skill ntanga, njye ndigisha, njyewe mvugana n'ubuyobozi bwabo bw'abaririmbyi cyangwa bw'itorero rukeneye ko timu igira akaranga ko kuramya no guhimbaza mu buryo babyumva babihishuriwe, hanyuma tukabikora. Ubwo rero icyo dukora, tuvugana n'abaririmbyi. Ubu tuba tuvugana, mfite ahantu habiri ndi gukocinga mu mujyi, mfite n'akandi ga contract hano hirya inyuma ya TRM. So urumva nicyo nkora, urumva mvugana n'abapasiteri, simvuga ngo amount icyo nishyuza habaho kudiringa, turavugana mukumvikana, kuko ikigenderewe cyane ni ishaka ry'umurimo w'Imana, ry'itorero ry'Imana, kugira ngo rigire amateraniro yuzuye kuramya no guhimbaza mu buryo bwiza. Yego. Okay, ngira ngo abantu bakeneye abaramyi beza bafite amajwi, bakeneye ibintu biri ku murongo, bakugana rwose. Nuko witwa kuri YouTube Shout Hallelujah, hari ifoto yawe, hariho contact zawe, ukeneye rwose arakubona mu bintu byoroshye bitagoranye. Rero reka tugushimire kuba watwitabye, reka tugushimire ku mwanya waduhaye, n'ukuri wakoze cyane, kandi tugende ngo amugende unagiye uzogaruke, watubereye umugisha, watubereye ibyishimo, watubereye umuntu w'agaciro cyane. Rero Imana iguhe umugisha, kuko twatangiye dusenga, reka tunasoze twiragiza Imana tuvuga ngo wakoze wabanye natwe, wakoze wadutegereye, wakoze wowe wakanze subscribe. Imana ikomeze ibagirire neza, Imana ikomeze ibahe umugisha mwinshi utagabanyije, ikomeze ikuze ibijanyu, ndetse ikomeze yagure n'abanyu. Dusengera hanyuma dusoze. Urakoze cyane Mwami Imana, turagushima ko wabanye natwe mu kiganiro twagiranye na mwene data Ndakize. Ndagira ngo nsengere buri wese udukurikiye, kugira ngo umuhe umugisha, kandi umugisha nzi wuzuye, ni umugisha wo kuguhishurirwa Mana mu nzira ya Mwuka Wera uduhishuriramo Yesu Kristo. Ubahe umugisha imirimo y'amaboko yabo, imiryango yabo, ibyo bakora byose, amatorero, ministry bayoboye, impano bafite. Mana ukomeze kubagura, wagure Ineza Live TV, mwene data Ndakize umwagure, umuha abakunzi benshi, umwagure Mana, kugira ngo arusheho gukora byinshi cyane yifuza nk'uko abitekereza. Urakoze Mana, umuryango we umugisha, madamu we, umwana, ubahe umugisha data, ni mu izina rya Yesu Kristo dusenze, amen.